mu ijambo rimwe, iyi nzira ijya mu ijuru udafite imbaraga z'umwuka wera birakomeye. Gusa ibyawe n'Imana ukuzura umwuka wera, Imana iguha imbaraga zo gukora ibyo utashobora muri kamere ukabishobozwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo nshobozwa na Kristo umpa imbaraga. Uku gusenga rero turaza kubireba, niho dukura imbaraga zo kubasha gukora ibyo tutashobora muri kamere. Abigisha benshi b'ijambo ry'Imana bafata Satani, mbese amosha akomoka kuri Satani. Bavuga Satani nk'akantu k'akanyantege nke, akantu kadashoboye, mbese nk'akantu. Ariko ntekeza ko atari ko bimeze. Bibiliya ihamya ko Satani ari umunyamaboko. Yesu yaravuze ngo nta wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo amwambure ibintu bye atabanje kumuboha. Yaramuzi, yarazi imbaraga afite. Muzabaze bene Sikewa, bari abantu bumvisha iby'Imana gusa ariko ntibyabahindura ngo bihinduke ubuzima bwabo baho bwa buri munsi. Hanyuma birukana Satani mu izina Paulo avuga. Baravuga ngo mu izina ry'uwo Paulo avuga turakwirukanye dayimoni. Dayimoni ahita aravuga ngo Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, mwe muteye muturutse he? Ngo babaciraho imyenda, babasigira ibikomere. Hari abantu baba mu rusengero batarigeze bisunga imbaraga z'Imana, batarigeze bahinduka ngo bavuke ubwa kabiri, gusa bakaba mu kigare cy'abarokore, bagahimbaza, bagasenga, bakagira ngo nibyo. Ariko Satani ntabwo wapfa kumutsinda ku bw'amagambo gusa, bisaba izindi imbaraga ziva ku mwuka wera. Hanyuma Kanoni yanditse igitabo, sinzi niba mwaragisomye, kivuga ngo Bibiliya ni filime y'intambara. Icyo gihe yavuze ko rimwe na rimwe iyo abonye akanya ajya areba filime, ngira ngo niho, ntabwo nzi filime yarebaga isarizo, ariko ako kantu karamfashije. Niba mwarasomye Bibiliya neza, Bibiliya ivuga utuntu twiza mu bice bibiri by'itangiriro, ikongera kuvuga utuntu twiza mu bice bibiri by'ibyahishuwe bisoza. Ahandi hose kuva mu bice bitatu by'itangiriro gukomeza ni intambara gusa. Niho ndababwira ko amosha atari ikintu coroshe. Dukwiye kuba turi abantu bakijijwe bari maso kugira ngo tubashe gutsinda amosha ya Satani. Satani ava mu ijuru yamanukanye na kimwe cya gatatu cy'ingabo zitabarika, zitazwi umubare, ahita bashira mu migwi ine. Abefeso 6 ku murongo w'10 aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite n'abakuru, n'abatware, n'abategeka isi y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Ntabwo Paulo yari yasobanukiwe neza icyo bishatse kuvuga intambara tugwana na Satani. Haruguru yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Nari ngiye kukubaza mu cyumweru utsindwa kangahe? Ngiye kubabwira abantu batsinzwe na mosha. Bibiliya tubwiye ngo tube maso dusenge tutagwa. Reka duhere kuri Adamu. Imana yakebye ingobyi ya Edeni mu isi, ubundi isi nayo ari nziza ariko ikebamo ingobyi ya Edeni. Ishiramo umugabo mwiza yitwa Adamu, kandi mushiriramo ibintu byose azakenera. Adamu nawe ntabwo tuzi ubu ngubu, ntabwo nabibonera ibisobanuro, ariko nsubiye inyuma ho gato nashaka mbabwire ko ijuru n'ingobyi ya Edeni ntabwo byari bitandukanyeho kanini, byajyaga nko gusa. Ni nk'uko ijuru risha n'isi nsha byose bizaba ari bisa nk'aho ari kimwe. Ntabwo nabibonera amagambo yo kubisobanura, wenda tuzabimenya muri iyo ngoma y'imyaka 1000 yenda nibwo tuzapfa kugereranya, ariko ubu ngubu amatwi yacu ntabwo yabyumva, nta n'ubwenge bwo kubitekereza twabona. Adamu
yari umuntu utangaje, kuko Imana yamuremye iravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Adamu yari afite hafi nka 90% y'ubumana, kuko niwe yise amazina yose inyamaswa. Murabizi ko ari inyamaswa ziba muri yose ya hafi muri kilometero metero 2000 z'ubujyakuzimu, ngo yazibonye ati. Ntabwo nzi neza ingobyi ya Eden aho yari iri, ariko hari inyamaswa ziri mu Buyapani no muri Afurika y'Epfo no muri Amerika higiri, yazibonye ati. Yarebera hose icyarimwe. Ntabwo kumva Imana byamusaba imibare myinshi. Imana yaraza kumusura bakaganira, ngira ngo akayiherekeza niba ataha mu ijuru ntabwo mbizi, ariko bari bafitanye umubano wihariye n'Imana. Hanyuma mu ngobyi ya Edeni Imana yamuhaye inshingano ebyiri, iramubwira ngo azayihingire narangiza ayirinde. Muzasome neza Bibiliya, ntabwo Adamu yigeze agira esheke mu guhinga, yagize esheke mu kurinda. Buriya naha turi ni ingobyi ya Edeni, hano ni Imana yadukebeye. Ibyo twumvira hano ni ibidufasha kugira ngo tubashe gutsinda amosha ya Satani, ariko bikunaniye kurinda icyo Imana yaguhaye ushobora kugitakaza. Ntabwo nzi ahantu Satani yinjiriye, ngira ngo hari ahantu hari icanzu kidafunze Satani aba ariho yinjirira, ayitatera ahantu hari intege nke. Nimurebe uko tungana uko, buri wese aravuga ati nkunda Imana yego, ariko arahongera bikanga. Ntiwabitubwira hano ariko ubyiziho nawe urabizi. Ahitatera hari intege nke, hari ku matwi ya Eva. Abadamu intege nke zabo ni amatwi. Iyo umubwiye ngo disi uri keza ahita arerembura amaso, mbese ntibagoye. Ni nk'uko intege nke zabo ni amatwi, nk'uko intege nke z'abagabo ari amaso. Satani ahita atera ahari intege nke. Amosha ntabwo azaza uri hano wagize ibihe byiza wavuze mu ndimi wahembuze, azaguterera hahandi nawe uzi aho ukunda gutsindirwa. Turaza kureba umuti wadufasha gutsinda amosha. Satani yazanye ikiganiro kirimo uburiganya, aramubwira ngo hajya birabujijwe ko ibi biti byose mubijya. Kumbe arashaka kumutega umutego, abanze akurura ikiganiro, nibaganira abone uko amutega. Icyaha bakoze twese cyatugizeho ingaruka. Nigeze kujya kwa muganga, nyobera ahantu abadamu bitegurira kubyara ntabizi, ndakingura ibintu nabonye sinabivugira hano. Umuntu ashobora kurira urukuta nta maesikariye kubera igise, hari n'abandi bavuga ibintu biteye ubwoba kubera ibise bibamereye nabi. Izo zose ni ingaruka z'icyaha cya Adamu. Ibintu byose Imana ibihano yatanze byatugizeho ingaruka twese, hashize imyaka ntazi umubare wayo, bitewe n'icyaha cya Adamu. Niwumvira amosha ya Satani bishobora kuzagira ingaruka ku bazagukomokaho kandi ku bisekuru byinshi. Niyo mpamvu dukwiye kwirinda amosha ya Satani. Bahise bava mu ngobyi ya Edeni. Ikintu cya mbere bananiwe kwihana, ngo bahise biremera ibicocero, ibintu bijya gusa n'imyenda ariko bitari imyenda. Ari igihe umuntu atakaza ubwiza bw'Imana, Satani agutwara buhoro. Ntabwo Satani aza ngo ahita akugusha mu busambanyi, akugushe mu bindi, agutwara buhoro buhoro buhoro, ugatangira kunanirwa gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kubana na bene data bakijijwe neza, ugatangira kuba busy n'ubuzima, akagutwara buhoro buhoro kugeza igihe azakwamburira ubwiza bw'Imana, akakwambika ibicocero, ukazasigarana izina ryiza ry'itorero usengeramo, ariko Imana yarimutse mu buzima bwawe. Niko Satani abigenza. Rimwe nigeze gusura ahantu hari igitaganguri ngo murakizi, kimeze nka Satani neza. Kiraza kigatega udutego tutagaragara, indodo ziriya ndodo zacu ntabwo zigaragara, kandi kiba giteze iki? Isazi zigira amaso manini ariko ntizireba, zikagwa mu mitego y'igitaganguri. Iguyemo ntabwo yikuramo. Hanyuma
kigahita kiza kigatobora mu kabuno k'isazi kikanyunyuza ubuzima bwose bw'indani bw'isazi. Ukabona isazi iri aho yarumye, ukibaza kuko itaguruka, wakoraho ugasanga yumye hashize umwaka. Ari ukuntu Satani agutega udutego ugatangira kumva ari ibintu bisanzwe, ukamara umwanya wose kuri WhatsApp no kuri Facebook, ugatangira umwanya wose ukawamarira ku mupira n'ibindi, imbaraga zo gusenga zikagenda zigushirana buhoro. Satani akazaza akagutwara ibyari bikugize byose, ukazasigarana korale, ugasigarana kuririmba no gusenga, ariko ubuntu bw'Imana bwarimutse. Bakazagira ngo urashara umukristo urajya mu ijuru, kumbe nta kintu kikirimo, yarakwivye buhoro buhoro. Adamu yahise yambara ibicocero kubwo gutsindwa, atsinzwe na mosha ya Satani, kuko Eva yahise azana imbuto, barasangira, bananirwa kwihana. Umugabo ashinja umudamu ashinja inzoka. Kuva ico gihe kugeza uyu munsi kwihana ntabwo byoroha. Ntabwo byoroha. Uhita ushaka undi, bese nubwo wafatira umuntu umuco harimo kwiba, ahita akubwira ko atari we. Ikintu kiranga ububyutse nuko haba umutima wo kwihana. Nubona abantu bafite umutima wo kwihana gato na kanini, muzamenye ko bafite ibihe byiza. Ariko nubona umuntu adafite umwete wo kwihana, nta bubyutse azaba afite. Ikimenyetso cy'ububyutse ni ukwihana no kubana n'Imana. Amen. Hari umugabo witwa Samusoni. Samusoni yavutse avuzwe izina n'Imana. Kuba usengera hamwe usengera ntazi neza, Imana iguha umugisha, ariko ibyo ntibyabitikiye kujya mu ijuru. Izina witwa mu rusengero ntabwo bishobora kugufasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Samusoni yavutse avuzwe izina n'Imana, kandi Imana imushoramo imbaraga nyinshi kugira ngo imutegurire kuzakiza Abisirayeli. Ariko uzi imbaraga Imana yagushoyemo, yarakurinze abandi barapfa, irakugaburira abandi bashonje, iguha akazi igihugu cyuzuye abashomeri. Imana igukorera ibikwiriye byose kugira ngo uzabe umuntu yihesha icyubahiro. Samusoni ahura na mosha ya Satani, abenguka abakobwa b'abanyamahangakazi, atangira gukinisha ibyaha. Bibiliya iravuga ngo se yigeze kumubaza ngo ariko mu bakobwa bose b'Isirayeli wabuzemo umukobwa? Warangije aravuga ngo ngewe niwe nakunze. Ariko ntiyarazi ko ari hazagwa. Hari abantu basuzuguza Imana inkunga yabateye. Ubundi Imana yaguteye inkunga kugira ngo uzayikorere, ariko birashoboka ko uyisuzuguza iby'Imana yaguhaye. Imana yaguhaye ubwiza kugira ngo uzaheshe Imana icyubahiro, ntabwo ari impamvu yo kwambara ubusa. Imana yaguhaye amafaranga ngo uzafashe abakene n'abatishoboye, utange 10% wubaka inzu y'Imana, ariko birashoboka ko amafaranga Imana yaguhaye ari yisuzuguramo. Hari ikintu cyantangaje. Uzi ko Samusoni yariganyijwe akajya yumva ari ibintu bisanzwe? Nababwiye ko Satani atwara abantu buhoro buhoro, atwara abantu buhoro. Rimwe yigeze ava ku mumaraya aho yararigarinyirijwe, ngo ageze mu nzira ahura n'intara arayica, ayijugunya munsi y'umuhanda, arakomeza. Bagiye kumusabira uwo mukobwa ngo akebereza ahantu munsi y'inzira aho yataye intare, ngo asanga harimo ubuki, inzuki zagiyemo. Arabuhakura, agenda bujya ahaho se na nyina, ngo ariko abahisha ibanga ryaho. Kuko iyo abahisha ibanga nuko cyari kizira ko umunaziri akora ku ntumbi. Igihe twakizwa hari intumbi yasigaye munsi y'umusaraba, umuntu wa kera agomba gupfa. Ariko hari igihe dusubirayo kuko twumvishe mw'ibiryoshye. Umuntu akubwira ngo ngewe nikomeze, ngo nta kundi nendaga kubigenza, ngo ntawubona perime adatanze ruswa, ngo hanyuma mbese akakumvisha ukuntu nta kundi yendaga kubigenza. Yesu yaravuze ngo byakumarira iki kunguka iby'isi byose ukazabura ubugingo buhoraho? Hari igihe Satani akuriganya ubugingo kandi bwari bw'igiciro.
bagezeyo arasakuza abo basaza, arababwira ngo mu munyambaraga havuye mu ibiryo, nimubasha kumenya iki gisakuzo nzabaha imyenda yo guhindura. Bahita baca inyuma bamenesha ibanga umumaraya we, arangije abari ubyivugira. Uzi ukuntu yahise avuga ngo iyo mudahingisha ishashi yanjye y'inka nabwo mwari bukimenye. Maraya asigaye yitwa ishashi y'inka. Nubona umurokore atangiye kwita ikibi cyiza uzamenye ko yagiye. Nubona abakobwa bagusura ari abakobwa badakijijwe gusa uzasezereho. Nubona uri inshuti n'abahungu batavuze ubwa kabiri amaherezo uzabigwamo. Hari ukuntu babibatiza bakabitagatifuza, bakavuga ngo nigeze gura n'umuntu mu mujyi mbona afite umwana basa muto, ndabaza uyu mwana ko mperuka nta mwana ufite habaye ngo mu minsi ishize ngo nagize intege nkeho gatoya ngo hanyuma ndakabyara. Ukagira ngo yanyweye icyayi kirimo amata hanyuma mbese ni intege nkeho gatoya hanyuma arakabyara. Hari ukuntu babyorosha ku buryo mbese bidateye ikibazo. Icyaha ni icyaha. Abafilisitiya ngo bahise bakora inama yihuse, baravuga ngo ninde yadufatira Samusoni akamumara imbaraga akamera nk'abandi bantu bose, babemerera umuntu bamwemerera amafaranga menshi. Ntabwo nzi kuko iyo nama ntari nyirimo, ariko narebye filime ya Samusoni. Delila yavuze akantu muri filime ariko gakomeye. Yaravuze ngo Samusoni yishe abantu 1000 n'amaboko. Samusoni yishe intare ariko imbere yanjye ntashobora guhagarara. Nigeze kubaza abahungu mu rusengero twakoze igiterane cy'urubyiruko, ndababaza wabafata akabakingirana mu nzu harimo n'inzoga, bwaca mu gitondo muri amahoro. Baravuga ngo ni ukuri twageza mu gitondo turi amahoro. Ntungura umwe ndamubaza wagukingirana mu nzu harimo n'umukobwa, bwaca mu gitondo ari amahoro, avuga ati pastor ntakubeje ahoho ntabwo nahava kabisa. Ndabasha umbwije ukuri kabisa. Buriya Satani ahugwa arahaza. Aho ni ukwiye gusabira Imana imbaraga kugira ngo Imana igufashe guhinduka no gutsinda moshe ya Satani. Delila ntabwo yahise amugusha ako kanya, yatangiye kumubaza buhoro buhoro. Samusoni atangira kubesha utuntu duto duto, biza kurangira avuze ikiri ku mutima. Delila abwira Abafilisitiya ngo muzamuke rimwe gusa yambwiye iriri ku mutima. Ahita aramwogosha. Bibiliya avuga ngo akangutse ngo atekereza ko ari mu bigenze nk'uko asanzwe, ngo atazi ko Uwiteka yamuretse. Hari igihe umuntu abazi kunyene ko Imana ihora ibabarira, atazi ko rimwe imodoka izamugongera mu muhanda, akaba azi ko Imana ihora ibabarira, atazi ko impanda ishobora kuvuga itunguranye, akaba azi ko Imana ihora ibabarira, ariko ikindi gihe Imana ikaba yarababaye. Reka mbabwire ibyaha bibabaza Imana. Ibyaha umuntu akora nkana, yabiteguye akabipanga bitamugwiririye, bene ibyo byaha kubyihana birakomera. Imbabazi z'Imana zirahari, ariko hari igihe umutima nama. Abantu basomye agatabo k'umugenzi barahari, basomye agatabo k'umugenzi. Imana ibaho umugisha. Nasomye ahantu mu Kristo yabonye umuntu ngo yarakangutse ngo afite ubwoba yarose. Uwo muntu yarose ngo impanda yavuze, ngo abone uwo muntu agiye mu muriro, akanguka afite ubwoba. Mu Kristo aramubaza ngo habaye iki? Aravuga ngo aha hantu ufungiye, impamvu mpafungiye nakoze ibyaha nkana, nabigambiriye, babaza umwuka wera arigendera, nibambira umwana w'Imana mukoreza isoni ku mugaragaro. Ngiyo gihenemi zikutse ngoma numva nasenga, ngo ariko iyo ntafite ubwoba bwo gupfa umurumva nta kibazo mfite. Ntabwo dukwiye gusengeshwa nuko dufite ubwoba bwo kuzarimbuka, dukwiye gusenga kuko turi inshuti n'Imana. Samusoni byarangiye bamukuyemo amaso. Icyambere bamukoreye no kumukuramo amaso. Buriya barakore tugira amaso atwereka ko twanduye, atwereka ko tudakwiye gukandagira. Nubona umuntu apfa ibyo avuze, apfa uko yitwaye, uzamenye ko Satani yamutwaje uburiganya buhoro,
akamugusha mu mosha hanyuma akamuriganya nyine ngo bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Umunsi umwe bakora igiterane kiri mpuzamahanga, ngira ngo batumiye inshuti z'igihugu, bamushyira muri stade, ahagarara hagati y'inkingi ebyiri atangira gutanga ubuhamya. Aravuga ngo uko mu ndeba uku imbaraga z'Imana zikimbamo nigeze nica abantu 1000. Kera umwuka wera kinzaho nigeze nica intare. Hari abantu basigaranye ubuhamya bwa kera, ariko nari umugabo ntihabwa intebe. Yesu ntazaguhembera uko wahoze kera, ahubwo uko azasanga uhagaze uwo munsi nibyo bizaguhesha ingororano. Arangije arasenga, asenga isengesho ryiza ariko rituzuye. Yaravuze ngo Mana umpe guhorera amaso yanjye iri rimwe gusa mfane n'aba bantu. Byibuze ntiyasaba gupfira ku butaka bwa Isirayeli, kuko nubwo umuntu yagira intege nk'akagaruka ku Mana, Imana ibasha kumugirira imbabazi. Birashoboka ko Samusoni yagiye mu ijuru, yego, kuko mu Baheburayo bamuvuga mu ntwari, ariko yasenze isengesho rikomeye. Yarihoreye yego, ariko yapfanye nabo nyine, yapfanye nabo, ntiyapfira mu muryango wabo byibuze. Nagira ngo ngusabe wibuke ukuntu Satani yagutwaje uburiganya buhoro, hanyuma akakugeza aho akugejeje. Hari abantu bicaye aha bigeze buzura umwuka wera, bagirana ibihe byiza n'Imana, bazi guhembuka icyo bivuze, ariko kubera gushaka ubuzima n'imibereho n'ibindi n'ibigeragezo byinshi banyuzemo baherukana n'umwuka wera. Hari abandi nabo yenda bumva ibyo ndiho ndavuga ubwo rurimi bataruzi, kuko yenda batigeze bagirana ubusabane n'Imana. Ariko nagira ngo ngusabe ugaruke mu kubaho kw'Imana. Imana yiteguye kuguha imbabazi no kubana nawe. Nashaka kuvuga kuri Dawidi, ukuntu yatwabona Moshe. Kuri ku ijambo rivuga ngo mube maso musenge mutagwa. Dawidi yatoranyijwe n'Imana, arasigwa, Imana imutegurira ubwami, ariko rimwe yaguye mu Moshe, akora icyaha gikomeye, abara Abisirayeli kugira ngo arebe amaboko, yirata imbaraga bitewe n'abasirikare atabarana nabo. Umugaba w'ingabo baramubwira ati rekeraho Dawidi, abantu n'ab'Imana. Aravuga ngo odasima wombi barabana. Muzi ikintu Imana yese imuhitisha mu ibihano bitatu. Dawidi yari umuhanga wo kwihana, ahita abwira Imana ngo nta na kimwe mpisemo, ndashaka kugwa mu maboko yawe. Ariko Imana kuko yari yababaye, Imana igwanya bibone, kuko yari yababaye ihita yohereza mugiga, hapfa abantu barenze 10,000. Igihe yari ku mbuga ya Oronani ariho aragenda, ngo ahita abona marayika mu maso ariho arica abantu, ahita afata ibitambo hafi aho atambira Uwiteka igitambo. Abo bantu bazize ubwibone bwa Dawidi. Hari igihe tugera ku ntsinzi, Imana ikatugirira neza, bikazamura ubwibone bwo muri twe, tukumva turi abantu bakomeye bageze ku bintu runaka, tukibagirwa icyubahiro cy'Imana. Undi munsi ategwa na Moshe yasibye ku rugamba, ngo akangutse ahagaze hejuru kuri etaje areba hepfo kwa Uriya. Satani amuzanira Moshe, arangije arasambana. Gusambana bigerekaho kubesha, bigerekaho kwica, abigerekaho ibintu byinshi. Byamuzaniye ingaruka ikomeye. Imana aramubwiye ngo ibyo wakoze ntabwo ubizi, wowe wabikoze wiherereye, ariko nyenza bikwitura ku manywa, zakwitura ku manywa. Muzi ikintu cyakurikiyeho, umuhungu we Amunoni ahita afata ku ngufu Tamari. Tekereza abana bavyaye mu nda basambanye bavukana, ngira ngo yumvaga ari nk'inkota yahuranya mu mutima ku bwico yakoze. Kambabwira akantu nzi kari ukuri, Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka z'icyaha zizagucisha bugufi. Ariko nanone nusenga ukabana n'Imana neza, Imana izakuraho n'ingaruka z'icyaha. Bibiliya iravuga ngo hashize iminsi umuhungu we amwigomekaho, baramubwira kugira ngo wemeze so ko ntaho mugihurira, ujyamane n'abagore ba so ku gasozi. Dawidi yumvisha ibyo bintu byabaye, yahise ahunga ajya mu butayu. Yaravuze ngo nta gisigaye, ambonye yanyica. Ngira ngo byari bwa mbere bibaye mu gihugu cya Isirayeli.
ibyo byose byari ingaruka z'icyaha yakoze. Iyo tuvuga kwirinda no kuba hafi y'Imana, tuba tuvuze ngo twirinde, kuko icyaha kigira ingaruka mbi. Imana abwiye Dawidi ngo inkota ntizava mu rugo rwawe, ntizava mu rugo rwawe kubw'icyo wakoze. Ntabwo dukwiye kuba abakristo bakinisha ibyaha. Ngiye kuvuga ijambo gira inyantege nke, ndabizi ko ari inyantege nke. Murebe hano ndibabwira, nimukora ibyaha muzakora ibyaha byihanika. Hari ibyaha bigora kwihana kabisa. Hariho ibyaha bigora kwihana, atari uko Imana itababarira, ahubwo ari uko kubyihana biragorana. Reka nsubiremo, ibyaha by'ibigambirirano wateguye bitakugwiririye, ukabipanga ukwezi 2, 3, 6, ukagambanira amaraso atariho urubanza, ukabeshera umuntu ikintu kizamugiraho ingaruka mu buzima, ukabeshera igihugu yenda cyangwa n'ibindi, bizakugora kwihana. Kuko kwihana bizagusaba gusubira hahandi wakoreye bya bindi, kandi rimwe na rimwe biragorana. Nkunda kubaza abantu bari hanze, hari ubwo umuntu ajya hano hirya agasaba visa, tukamuherekeza ku kibuga, yagera aho agiye agahita ajugunya pasiporo, agahindura izina rya se na nyina n'aho avuka, akabeshera igihugu ko benda kumuca umutwe, twaramuherekeje i Kanombe. Abitewe n'inzara n'imibereho, bagahita bamuha impapuro mu mazina ataraye, akaba yarabeshe ikinyoma kizemeza abazungu yego. Noneho kibaza kwihana k'uyu muntu bizamusaba bikora bangahe? Ikintu gitangaje, hashira iminsi agahita kwandikira ngo ubundi mu murimo w'Imana, ngo Imana irimo kunkoresha. Imana yaragowe mwabarokore bagira ngo yabuze abayikorera. Muzakora ibyaha byihanika. Hari ibyaha bigora kwihana mu by'ukuri. Dawidi nawe yaguye mu moje. Reka ndimo gutegura amagambo, hari ikintu cyanteye ubwoba. Uzi ko Mosha atatinye Yesu ari mu masengesho y'iminsi 40. Niba ataratinye Yesu amaze iminsi 40 mu butayu asenga, azatinya wowe usenga rimwe na rimwe? Ari uko byibutse. Mosha ni ikintu kibi. Satani atera Yesu yamugerageresheje ibigeragezo 3 bikomeye. Kandi murabizi ko tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Hanyuma kandi nanone umuntu agizwe n'ibice 3, umwuka, ubugingo n'umubiri. Yaramubwiye ngo hindura iri buye rihinduka umugati urye, kuko urashonje. Kandi koko yarashonje pe, yasaga nk'amubwiye ibijya gusa n'ukuri. Ikigeragezo kigufatiye ku mubiri kiragatsindwa n'ikibi, iyo bifatiye ku ndabwo n'ibindi. Hari abantu bajya bahindura amabuye abizi ko ari ibuye akarihindura umugati. Maze imyaka 10 ndi umupasiteri, hari igihe umukobwa aba yarihebye ko atazarongorwa, agahita ashaka kuwabatirisha, agahita azakambwira ngo pastor mumbatirize, ntakijijwe, mumbatirize hanyuma uzadushingire, ntaco bitwaye. Ndamubwira nose ntuhinduye ibuye kuba umugati. Akambwira ati oya mumbatirize gusa. Sawa, tukamubatiza hanyuma tukamushingira. Hashira iminsi akambwira ngo byambere yibuye. Usije kurota umuntu akanuye, ntabwo ibuye rihinduka umugati. Sawa, ushobora kurihindura ukabyibwira ko ryahindutse umugati, ugategura ikirori, ugatumira inshuti, kumbe utwaye ibuye. Yamufatiye ku mubiri, yarashonje amaze iminsi 40 mu butayu, umusozi uri hejuru ya Yeriko muremure umeze nabi. Hanyuma icagitsinze yamubwiye ijambo rikomeye, yaramubwiye ngo umuntu ntatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo. Ako kantu nimwumva ko ari gato, kamajije Abisirayeli imyaka 40 mu butayu, hapfa abarenze miliyoni bazize kumenya ko Imana ashaka kubigisha ko umuntu adatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo y'Imana.
hari igihe umuntu atekereza ko kugira ngo abeho bisaba ko abavuka mu muryango runaka, abakora akazi ka runaka kugira ngo abeho. Umuntu ntatungwa n'umutsima, atungwa n'ijambo ry'Imana. Ntabwo dutungwa n'imishahara gusa, dutungwa n'umugisha w'Imana. Arangije aramubwira ngo nupfuka mukandamya ubutunzi bwose buri yamweretse Yeriko hari umujyi ico gihe. Aramubwira ngo nupfuka mukandamya ubutunzi bwose bw'isi tabuguha. Aramubwira ngo nta yindi mana yo gusengwa usibye Imana. Hari abantu bagera ku bintu bitari umugisha w'Imana, ari uburyo bwo kuramya. Akabona akazi ari uko agasambaniye, akabesha utugambo mu kazi kugira ngo runaka mumanure nawe azamuke. Akaba afite ibintu adashobora guhagarara ngo atange ubuhamya aho byavuye, kuko uburyo yabigezeho ni uburyo bwo kuramya. Ntabwo ari Imana yamugejeje aho. Hari ukuntu duhita tubitwerera ubuhanuzi tukavuga ngo Imana yari yabitubwiye. Imana kuguha amakuru y'icyo uzabacu ntivuga ngo niyo yakikugize. Reka mbaho urugero. Hari umwami yari agwaye, yohereza umugaragu we kuraguza kugira ngo amenye niba azakira. Ageze mu nzira ahura n'umuhanuzi. Umuhanuzi areba uwo mugaragu ahita ararira. Aramaze ngo urijijwe n'iki? Aravuga ngo ndijijwe nuko ugiye kuba umwami. Avuga ati ngewe intumbi yibwa, niko Bibiri ivuga, naba umwami nte? Aravuga ati kimbabaje nibibi uzakorera Abisirayeli, nibibi uzakorera Abisirayeli. Muzi ikintu yakoze? Yahise ataha uwo mugaragu ngo afata ikiringiti agishira mu mazi, akinigisha shebuja arapfa, ahita atangaza ko abaye umwami. Hari abantu bagera ku migisha muri ubwo buryo, bariganyije ibintu atatangira ubuhamya. Ayo namusha ya Satani. Yesu yanze kuramya Satani kugira ngo amuhe ubutunzi bwose bwiza. Yaranamubeshe kuko isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, ntabwo ari bya Satani. Yikinze ntiyagira ukingura, ikinguye nta wakinga. Umugabo umwe yubatse inzu mu buriganya. Hari ukuntu banyereza imisoro ya leta, hanyuma agahita azamura inzu, kagura n'imodoka. Abarokore bafite inzara avuga ati Imana abandi urabasubiza, wamenye arasubijwe n'Imana yawe. Hanyuma yubaka inzu vuba vuba, arangije atumira abantu benshi bari mu inshuti ze n'abahanuzi ku munsi wo gutaha inzu. Hatetse hoteli. Uwo munsi umuhanuzi barangije kurya, umuhanuzi yanga kuri fana. Aravuga ati mwumva uko Uwiteka avuze, itaka Imana isubije mu itaka, benze nk'uko umunyuza mu idirisha. Bari bariye bahaze bameze neza. Muzi ukuntu byagenze? Igihe abantu abagororwa batangiye kwirega muri gereza, umwe yarireza aravuga ngo ngewe nishe abantu, hanyuma ndashaka no kujya kuberekaho n'abatabye. Yerekana hamwe hari yanzu. Numva nta mibare myinshi yagiyemo. Caterpillar yahisiza ihitihinga inzu, itaka risubira. Baranabashaka barababura, babasanga nka ruguriyo ariyo, kugira ngo gusa Imana isohoze ico yavuze. Ibyo wabonye uriganyije bazabitwara babiriganyije. Imbuto umuntu abiba niyo azasarura. Niba ubeshera abandi nabo bazakubeshera, niba wangana abandi bazakwanga, niba utanga abandi bazaguha, niba ugira ubuntu abandi bazabukugirira. Icyo umuntu abiba nisho azasarura. Nta muntu azava mu isi adasaruye aho yabibye. Kwishingikiriza ku Mana bigira umumaro. Ahita mutwara ku gasongero k'urusengero. Aramubwira ngo byanditswe ngo manurire hasi izakurindisha abamarayika, kandi niko Zaburi ivuga. Arangije aramucyaha ntiyabikora. Hari igihe abantu bagira ubwibone kuko bazamutse cyangwa se hari ibyo bashobora, ibyo bikaba impamvu yo gukandagira abandi. Ntabwo ari byo. Yesu yahuye na moshe ya Satani, ayatsinda yose, kuko Adamu wa mbere yazanye urupfu, Adamu wa kabiri yazanye ubugingo buhoraho. Tugomba kwishingikiriza kuwanesheje amosha kugira ngo natwe tubashe gutsinda. Amen. Ndabizi ko hari umuntu umwe twebwe twese tuzi yatsinzwe na mosha, yitwa Petero.
Petero yakoze icyaha kibi, kwihakana umwami wawe, kandi amwihakana yamuburiye, ariko ntiyaba amaso, atsindwa na mosha ya Satani. Nagiye muri Isirayeli, hari ikintu cyambabaje. Namaze igihe ntekereza ku cyaha Petero yakoze, ariko ahantu Petero yihakaniye Yesu, kugeza uyu munsi bubatseho urusengero bashiraho isake hejuru. Iyo ugeze muri ako gace uhita ubona ku munara w'urusengero hari isake, ugahita wibwira icyahakorewe. Mu ndebere Petero, Imana yaramubabariye kuko yabashije kwihana, ariko mu ndebere Petero yakoresheje igiterane ku gasozi kiri mpuzamahanga, yabwirije byagenze neza, agahita abona isake inyuze nko hafi aho, ahita avuga ati ayiwe nibutse icyo nakoze. Dukwiye kwirinda kuko ari ibintu bizaducisha bugufi mu buzima igihe kirekire. Abantu bafite amosha atandukanye, ntatanze ingero zo muri Bibiliya, nawe urabizi ibyo uhura nabyo. Hari igihe umuntu yicara aha amosha akamubwira ngo buriya umugabo wawe ngo impamvu atakikuvugisha cyane afite inshoreke, ntawe abikubwiye, ntiwamufashe, ariko Satani akuzuza umutima wawe ibyo bintu kugeza igihe urarurira utaramufashe kubera mosha ya Satani. Satani ashobora gusenya urugo kubera mosha, nta kindi kintu, nta ikintu gikomeye cyabaye. Ubu hari abantu bashobora kuba bicaye aha, Satani yaramubwiye ngo uri mubi, nta nubwo uzigera ubona umugabo, akaba bizi gusa ko ari mubi atazarongoka, kandi ari amosha ya Satani. Iyo Satani abwiye umukobwa ngo afite ibirenge biteye nabi, yambara ferume kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kubera amosha ya Satani gusa. Iyo Satani akubwiye ngo utuguru twawe ngo tumeze nk'uduti, wambara ikijipo gikubura bitari uburokore, ahubwo ushaka guhisha uduti twawe, kandi amaguru yiwe yabyukiraho bikemera, ikindi kibazo kiri upfa kuba gusa ubyuka ukagenda. Iyo Satani akubwiye ngo mu kanwa kawe hasa nabi, iyo usetse ugira ngo kaburangije kubera amosha ya Satani gusa, nta kindi gusa cyabaye. Ubu hari abantu bicaye aha, Satani yaramubwiye ngo nucuruza ntuzunguka, ubuzima bwawe mbese ufite umuvumo, ntuzigera utera imbere. Amosha Satani akayamwuzuza kuzageza igihe akiraniwe. Hari n'abandi yababwiye ngo nta mupaseri muzima abaho, abapaseri bose ni babi, agapfa kujya gusenga gusa kuko azi ko abantu bose ari babi. Nta rusengero rw'abatagatifu rubaho, nunarubona ntuzarugiyemo kuko wagwanduza, nonese ko utari mwiza nawe. Nta rusengero rw'abatagatifu rubaho. Turabanyantege nke bagwana n'isi na Satani n'umubiri, tujya mu bwami bw'Imana, imbaraga z'Imana zikadufasha, ariko ntuzashake kujya mu batagatifu ntabo. Abantu bafite amosha atandukanye. Satani akakubwira ngo umushahara wawe ngo utanzeho 10, ngo ukwezi ntikwarangira. Ntabwo tubeshwaho n'imishahara, tubeshwaho n'umugisha w'Imana. Ntukananirwe gukiranuka. Abantu bafite amosha mu buzima, nta muntu n'umwe ugukunda, ntibibaho, ntabwo abantu bose bakwanga. Bibiliya tubwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa. Ndashaka kuvuga umuti ngahita nsoza, ntabwo navuga ibibazo gusa, ndashaka kuvuga umuti. Ngiye kubabwira ibintu 7 byadufasha gutsinda amosha. Icyambere ni igisubizo kiri hano twasomye. Bibiliya tubwiye ngo mube maso musenge kugira ngo mutagwa. Icyambere kizadufasha gutsinda amosha ya Satani ni ugusenga. Yesu yasenga hagati y'amasaha 3 n'ane. Kariya karere iyo gakonje biba munsi ya 0, iyo hashushe birenga dogere 50, ariko nta joro na rimwe atajya gusenga. Twebwe dusenga rimwe na rimwe, ariko dukwiye kwitoza gusenga. Gusenga ni nko guhumeka. Iyo umuntu ahumeka asohora umwuka mubi akinjiza umwiza. Iyo dusenga dusohora ibyatugoye biturimo, tukakira ihumure ry'Imana. Gusenga bikwiye guhinduka ubuzima tubaho bwa buri munsi, buri mutima wose ugahinduka igicaniro. Apana hano ku cyumweru ukwiye kuba ufite ahantu upfukama
ukaza hano mu rusengero umaze icyumweru umeze neza, atari ukuza gusa ku cyumweru ariko hari ubusabane ugirana n'Imana ku giti cyawe. Uheruka gusenga ryari? Nasomye Bibiliya yose, nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga ko gusenga ari impano, gusenga ni itegeko. Ntabwo byagenewe bamwe, gusenga ni bya twese, ni itegeko ry'Imana. Ahantu hose muzasoma havuga gusenga bakoresheje itegeko. Dukwiye kuba abanyamasengesho. Igihe abigishwa bajya kwigisha, Yesu yasigaye asenga, bakora ibitangaza bigenda neza, bagarutse baza bamubwira ngo abantu bakize, ibitangaza byakoretse, arabwira ngo mukigenda arabonye Satani agwa ameze nk'umurabyo, ariko nasigaye mbasengera. Satani yihuta kuri speed y'umurabyo. Iyo dusenga tubasha guhishurirwa imigambi ya Satani, tuburizamwe imigambi ya Satani. Bibiliya avuga ngo intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenya ibihome tugafata miri n'ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Inteko y'abanyamasengesho ahantu yateraniye ishobora kuzana impinduka zikomeye ku isi. Igihe Petero yari yafunzwe, abera barasenze, marayika amanuka muri gereza aramubwira ngo ambara imyenda yawe, iminyororo imuvaho, aravuga ngo ngwino nkurikire, kuko abera basenze. Icya kabiri, dukwiye kubakira ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye kandi rifite ubwenge bwose, Abakolosayi 3. Zaburi iravuga ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Nigeze kujya kwigisha ahantu iminsi nk'itatu mu rusengero rumwe, ntashaka kuvuga izina, barambwira ngo hano ngo bamara amasaha 3 mu rusengero, barambwira ngo hano abantu ngo bikundira gusirimba mu ijambo ry'Imana turiha iminota 15, ngo kuko abantu ntibarikunda, bikundira indirimbo. Mwabarokoremo, indirimbo ni isose, ijambo ry'Imana ni ubugari. Nta muntu yatungwa n'isose gusa. Indirimbo zagushusha, ijambo ry'Imana ryaguhindura. Ijambo ry'Imana ni inyundo, ni inkota, ijambo ry'Imana ni tabaza. Ijambo ry'Imana ni ikintu tukwiye kubakira ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana. Yewe ntangira gusoma Bibiliya, hari metode nakoresheje, yari yanjye ariko wenda mwebwe muzakoresha izindi. Nasanze icyo gihe gufata Bibiliya, nari umwana, gufata Bibiliya mu mutwe mbona sinzabibasha, ariko nitoza gusa n'umurongo nasomye. Iyo nasoma umurongo nkumva uramfashije mu bugingo, nahita mpagararaho, nkazabanza guhinduka nkasa n'uwo murongo, nkazabona gukomeza. Abantu benshi tubizi mu mutwe ariko ntabwo biri mu mutima. Nusoma ijambo rivuga imbabazi, ukitoza kubabarira abaguhemukiye, ntabwo uzongera kwibagirwaho umurongo wanditse. Nimureba ko kuva hano kugera hano ari hafi, ariko kugira ngo bive hano bigere hano bisaba imbaraga nyinshi. Ntabwo dukwiye gutunga ijambo ry'Imana mu mutwe, bikwiye guhinduka ubuzima tubaho. Kubimenya mu mutwe ni byiza, ariko dukwiye kubihindura ubuzima. Akenshi dusurunya muri Bibiliya, ariko Bibiliya ikwiye gusurunya mu mitima yacu. Ukabuzi ngo ahantu nahanyuranye n'ijambo ry'Imana, rimwe riransinda, ikindi gihe biremera, kuzageza igihe bimpindurira. Icya gatatu, dukwiye kwiga kwicisha bugufi. Petero wa mbere 5:5-6 haravuga ngo mwese mukenyere kwicisha, Imana igwanya bibone, abicisha bugufi Imana ikabahera ubuntu. Mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, izabashira hejuru mu gihe gikwiriye. Dukwiye kwiga kwicisha bugufi, tukagendana n'Imana muri inzira, kuko ari mwamosha atandukanye. Murebe hano mbabwira akantu, ni ibintu bibiri. Iyo udaciye bugufi uzacishwa bugufi, kandi gucishwa bugufi biravuna. Mwabarokore, gucishwa bugufi, waca bugufi ubihisemwo, ariko gucishwa bugufi biravuna. Muzabibaze Nebukadineza, muzabibaze Herode, muzabibaze n'abandi muzi. Imana igucishije bugufi, waranze guca bugufi, yakumanura hafi no kurigita. Dukwiye kwiga kubaho ubuzima buciye bugufi. Guca bugufi ni ikintu kizadufasha gutsinda amosha ya Satani. Hanyuma igikurikiyeho, icya kane, dukwiye kwirinda gukunda isi. Yohana
wa mbere haravuga ngo ntimugakunde isi n'ibiri mu isi kuko isi irashirana no kwifuza kwayo, abakora iby'Imana ikunda bazahoraho iteka ryose. Hari ubwo Satani akwereka bimwe na bimwe, akakwereka akakuzuza, ntumenye ko agutwarishije uburiganya buhoro, akakuzuza nko gukunda isi. Muri 98 nasengera hano hakujya mu bibare, hari ububyutse, hanyuma twarabavuga butumwa nka 12. Icyo gihe ndi kumwe n'abavuga butumwa bahagurutsa ibirema, bakora ibitangaza, barondora. Rimwe njya gusenga, ngira Imana manzi utarantumye, ntabwo bariya kuko narahaguruka ngasoma ijambo ry'Imana, ariko kuko bategereje runaka ari burondore, ari bukora ibitangaza, nkabona nta wunyumvisha. Rimwe njya gusenga mbaza Imana, ubanza ngiye warambesha utarantumye. Aba bantu ntabwo dushobora gukorana kuko kiretse no mu impano nk'izo bafite. Imana irambwira ngo niki wifuza ntaguhaye. Irambwira ngo bariya abantu bose ureba hari igihe uzashakamwe umwe ukamubura. Noneho bari inshuti zanjye, bamwe twabana mu nzu twarasengana. Iyo twajya gusenga mu misozi, narasenga nkabwira Imana, Mana uzandindira ubugingo, ntibuzagwe Kigali nimva y'abantu b'Imana, uzampe sinzagwe mwami. Nkayasengera ubugingo bagahita banseka ngumva. Imana duhaye ubugingo muri Kristo Yesu, ibisigaye ni ikashi. Kandi barabibonye pe, barayafite we, barayafite. Ariko mperuka guhura n'umwe arambwira ngo Desire, ngo iyo nkubonye numva nakugonga ugapfa. Ni kubera iki? Ngo nuko twabanye mu nzu tugasengana, hanyuma nkagwa ukabuka ibihagazemo. Beneda, iby'isi kubigira ni byiza, ariko ukwiye kubigira ukijijwe. Iyo ubaye umukire uri umuntu w'Imana, Imana iba yungutse umukozi izakoresha mu bwami bwayo. Ariko iyo ubibonye mu buryo bwo gukunda isi, ntabwo iby'isi ari byo bituma, ntiwabigura ubugingo buhoraho. Iyo biba ari ibyo, babakire bose tuzi nibo baba buzuye urusengero. Dukwiye kwirinda gukunda isi. Murebe hano. Kugendera mu nyanja uri mu bwato ni byiza, biraryoha, bitanga umunyenga. Ariko iyo inyanja ije mu bwato burarohama. Kugenda mu isi uri umurokore ni sawa, ariko iyo isi ije mu murokore ushobora kurohama. Subiremo. Kugenda mu bwato uri mu nyanja ni sawa, ariko iyo inyanja ije mu bwato, kugenda mu isi ukijijwe ntako bisa, ariko iyo isi kujemo ushobora gupfa. Isi yiciye Abisirayeli mu butayu, bicwa na Egiputa kandi baravuye muri Egiputa. Rimwe narindi muri Tanzania kuri Tanganyika njya koga ntabizi, nkurikira abandi bahungu by'urugomo, hanyuma ngera ahantu ntashobora kwigarura, barangije baravuga ngo mumwihorere apfe yiraririye. Nywa amazi yuzura inda, kubw'imbabazi z'Imana ngaruka ku musenyi, ariko ari Imana ingaruye ntazi mu buryo bw'igitangaza. Amaso avayo, umusaza arandeba aravuga ngo arapfuye kabisa, arankanda, amazi arasohoka. Muzi ikintu cyantangaje, nari nishwe n'inyanja kandi navuye mu nyanja. Hari abantu bazicwa n'isi bicire mu itorero, bavuga ko bahunze isi, ariko isi bazanye muri bo, cyangwa gukunda isi kubarimo bitume baburira ubugingo bakagombye kububonera. Ikindi, dukwiye kwemera kuyobogwa n'Umwuka Wera kandi tukamwumvira. Haleluya. Dukwiye kuyobogwa n'Umwuka Wera kandi tukamwumvira. Abayobogwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Kuzura Umwuka Wera bizaduhesha kwera imbuto z'umwuka. Igikurikiyeho cya 6, dukwiye kumenya gutandukanya amajwi. Ibyo bizatuma Satani atadutsindisha mosha ye. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva ijwi. Umuntu ashobora kuguhamagara hashize imyaka 3 mutabonana, akivuga aro ukamenya uwo ari we. Ariko iyo Yesu akubwiye ngo ntutinye ndi kumwe nawe, wumva utabyumvije. Dukwiye kuba abantu bamenyereye kumva ijwi ry'Imana, bitewe nuko turi intama ze. Icyanyuma cya 7, dukwiye kwirinda gufata ibyemezo bihutiyeho
tugakoresha amahitamo yacu neza, cyane cyane mu gihe cyo kugeragezwa. Hari igihe abantu bafata ibyemezo bihutiyeho kandi ayobowe n'amosha ya Satani, atari Imana imuyoboye. Igihe uri mu kigeragezo uzirinde gufata icyemezo. Akenshi ushobora gusanga wafashe icyemezo kiri bijyanye n'amajwi ya Satani n'amosha ya Satani. Bibiliya yatubwiye ngo nuko mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Twunamisha amaso dusenge. Ndashaka gusengera abantu babiri. Umuntu uvuga ati ngewe mu by'ukuri sinkijijwe, kuri uyu mugoroba nagira ngo ubu mugoroba wo gukira kwanjye mbona imbaraga zatuma nsinda Satani, sinde ibintu byose binsinde. Abandi bantu nifuza ko dusengana n'abantu bavuga ati tutiraririye, twatsinzwe n'amosha ya Satani, twasubiye inyuma, ntabwo tugifitanye ubusabane bwiza n'Imana, twumviye amajwi ya Satani, ntitwakora ibyo gukiranuka. Niba uhari haguruka dusengane, ntabwo bikojeje isoni. Haguruka dusengane, ubwiza Imana ukuri byakubayeho, wibwira ati mbabarira naratsinzwe. Niba ushaka kwakira Yesu aribwo bwa mbere, cyangwa nabwo uzi ko amosha ya Satani yakujyanye kure ugatsindwa, ukaba ushaka kwiyunga n'Imana kuri uyu mugoroba, haguruka dusengane. Haguruka dusengane, ubwiza Imana ukuri. Mube maso musenge kugira ngo mutagwa mu mosha. Ndabizi ko udakunda gukora ibyaha, wabuze imbaraga uratsindwa. Haguruka dusenge, ubwiza Imana ukuri. Imana yanga ibyaha ariko ikunda umunyabyaha, igufitiye imbabazi ziruta intege nke zawe, yiteguye kuguhindura no kubana nawe. Ntabwo ikibazo ari ugutsinda, ahubwo nuko udahaguruka kwihana nabyo n'uburiganya bwa Satani. Imana yavuganye n'umutima wawe, haguruka dusengane. Ubwiza Imana ukuri, wibwira ngo naratsinzwe ariko niteguye kwiyunga nawe nk'uko Petero yabigenje. Petero yahisemwo neza, ararira, aravuga ati nagucumuyeho, hashize iminsi abwiriza 3,000. Intege nke zawe Imana yazihindura imbaraga kuri uyu mugoroba. Imana yagufasha ugafata ibyemezo bizima. Ejo hazaza hawe ni heza. Imana ikubikiye imigisha yose kandi ibuguha imbaraga zatuma utsinda mu buzima bwawe. Bwiza Imana ukuri, wahuye n'uburiganya bwa Satani. Buri impamvu wakoze bya bindi nuko wumviye amosha ya Satani. Satani yagiye kugira ngo ntasho bitwaye, akagutwara buhoro. Ntabwo uherukana n'Imana, ntabwo uheruka gusabana n'Umwuka Wera. Bwira Imana ibyakubayeho, yiteguye kugufasha. Reka nsaba umushumba azadufashe ngwino mudufashe gusenga. Reka fatanye n'abahagurutse fatanye gusenga, ariko mbere yuko dusenga hari igihe umuntu ahamagara abantu bihana, abandi bantu bakiha vakansi, akicara kumva biriya bigomba kuba ari iby'abandi, ariko jyewe ntabwo bindeba. Nagira ngo tubanze dufate umwanya mutoya buri muntu wese yisuzume, kuko muri iyi myaka turimo ikintu cyitwa kwihana ntabwo abantu bakigiha agaciro. Bo bumva ariko kuki barimo kudusaba kwihana, kuki barimo gushaka kudushyira ahagaragara, noneho abantu bagahitamo kurenzaho, ndetse rimwe na rimwe bagasenga Imana ngo bagire vuba. Ndumva umwuka arimo kuntugatuga. Umuntu wese wumva umwuka arimo kumutugatuga haguruka. Niba wumvise umwuka avugana nawe ibyo gutinyatinya, ubyihorere uhaguruke. Hari igihe umuntu yicara nyine akigira nyoni nyinshi, atabona yuko nanjye nahagurutse. Haguruka kuko urabizi umwuka yavuganye nawe. Ntabwo ngiye nyabunda gukandakanda abantu, ariko buriya mujye mwibuka ikintu gikomeye cyane. Samusoni muri iriya nkuru batwigishaga, muzabare ngira ngo byagize nka 5. Dalila amubwira ngo ariko ngo umuntu yakugira gute ngo umere nk'abandi,
ati buri ufashe imisatsi yanjye ukayisobekeranya imbaraga zanshiramo nk'ikigoryi. Bya bindi yamubwiye umugore arabikora. Samusoni ntiyagira icyabo, arongera amubwira ati ariko wumva ko mbeshya ngo urankunda none ntumbwira n'icyakwica. Aramubwira ati ufashe uyu musatsi wanjye ukawuzirika ku giti, arabikora. Can you imagine? Inshuro zigera kuri 5, ku nshuro ya 5 nibwo yamwogoshe, izindi zose Samusoni arimo gukina n'urupfu. Akenshi abakristo kubera uburyo twagiye tubigisha nabi, buri munsi mukina n'ibyaha mugakina n'urupfu. Bavuga kwihana ukumva ari iterabwoba ry'abapasitori, ariko reka nsengera abahagurutse. Buri wese afite icyamuhagurukije, ntabwo mwahagurukijwe n'ibintu bimwe. Hari nubwo tujya tubabwira ngo nimuze imbere ngo wowe bwirira Imana, ubwira umva tumva rero Mana ikintu kimpagurukije kuri uyu mugoroba ni iki ngiki. Ugitungira urutoki ugifateho kandi ubwira Imana ngo iki kintu kandi kuva nyikwaturiye givuyemo. Ibintu byo guhora twitwaza ngo Satani arakomeye, indirimbo ya Satani muri cyo tuyivemo. Kuba Satani akomeye ibyo byose yaraneshejwe, kandi Imana yaratubwiye ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Reka dusenge Imana kugira ngo icyaro gusenga nagihindura inyigisho. Ariko niba arimo wumvise umwuka akubwira ngo nawe uri muri abo bagombye guhaguruka, uhaguruke aho uri ufatanye gusenga Imana. Kandi igihe ndimo gusenga wewe wisengera ubwira Imana, ubwira ngo Mana unyeze uca umugozi w'iki cyaha. Dusenge Imana. Turagushimye Mana yacu, n'umunezero wacu iteka ryose kwibuka yuko nubwo Satani atugerageza amoshya akaba ari menshi mu isi, ariko waratubwiye ngo duhumure kuko wanesheje isi. Ibitugerageza byose warabisogongeye, urabyumva, urangije urabinesha. Urangije uratubwira ngo munyura ahangaha aho nanyuze kuko nanesheje. Ndasengera ababene data bose bahagurutse, ndasengera n'abafashwe n'isoni bagatinya guhaguruka kubera yuko batinya ko abantu bamenya ko nabo bihana. Ikiganza cyawe kiramburirwe gufata buri muntu, cya kiganza washyize ku musaraba bagateramo imisumari ku bwacu. Urambura icyo kiganza ufate buri muntu, ubanze umuhumurize, ubanze umwumvishe imbaraga zo kunesha kwawe. Nurangiza umweze kandi uca imigozi yose imufatiye muri kiriya cyaha. Turasengera umuntu urimo hano ufashwe n'imigozi y'ubusambanyi bwamufashe bukamukomeza, mu izina rya Yesu turaciye imigozi. Turasengera abasinzi bari hagati muri twebwe, babizi neza yuko bagendera muri icyo cyaha, bahora mu nzoga ndetse babishakiye n'ibisobanuro, uca uwo mugozi. Turasengera abo mu mashyari n'amagambo, turasengera abarimo hagati muri twebwe, cyane cyane b'urubyiruko barwana no kwikinisha. Imigozi yose Satani ajya akoresha arimo kuboha buri muntu wese urimo hano, uramburira ikiganza cyawe kwica. Harimo abantu bafite ibyaha by'ubujura, urambura ikiganza cyawe, ibiganza byabo byeze kandi ubemeze kutazasubira muri icyo cyaha. Harimo abagabo bari mu byaha by'ubusambanyi ndetse bafite n'inshoreke ariko basenga. Turasengera abo ngabo bose, urambura ikiganza cyawe, uwo muntu urimo hano umuhanire kutazasubirayo. Mana ntabwo watwohereje kurondora ibyaha by'abantu bawe, kuko urabizi nabo barabizi. Ubohora abo ngabo, ubohore n'abasigaye inyuma. Ureke imbaraga zawe zigendagende hagati muri twebwe. Imigoroba nk'iyi ngiyi, ibi imigoroba yo kwezwa n'iyo gukizwa, ibi imigoroba yo guhinduka itari yo gukora karasisi mu rusengero. Ijambo ryawe rihora bitubwira ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha ntabwo nkwishimira. Ngo iyo muza kundi batirinda inzu ninde uba wababwiye. Reka imbaraga zawe zimanukira ahangaha mu buryo budasanzwe. Imbaraga z'umwuka zimanukire gutera abantu ubwoba, bubavana mu byaha, akamenyero k'ibyaha. Mana umaze iminsi bitubwira ngo ndambiwe akamenyero k'ibyaha kaba muri uru rusengero. Aba bantu bamenyereye ibyaha, aba bantu babigize umuco, aba bantu bumva ko ntacyo bitwaye. Ijambo ryawe riratubwira ngo umunyabyaha yiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ngo niba uri nyanga guhanwa, ngo ubona abasambanyi ukifatanya nabo, ngo uvuga nabi mwene so ukabeshyira mwene nyoko, ngo niba ubonye n'abajura nawe wifatanya nabo, ngo ibyo byose ukabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpanye nawe.
ngo ariko umunsi umwe nzabishyira ahagaragara. Turasengera abantu ngo batangire batari bagera aho bazinukwa. Ureke ikiganza cyawe gikomeye gikora umurimo hagati muri twebwe. Uyu mugoroba Mana, uwo mugoroba w'impinduka. Uyu mugoroba Mana, uwo mugoroba wo guhembuka. Uyu mugoroba Mana, uwo mugoroba wo guhinduka. Uyu mugoroba Mana, uwo mugoroba wo kwezwa. Uyu mugoroba Mana, uwo mugoroba wo gusezera ku byaha. Reka imbaraga zawe zigendagende hagati muri twebwe. Reka agahinda k'umutima wawe kinjire muri uru rusengero. Akamenyero k'ibyaha, akamenyero. Mana, turasenga turagusaba imbabazi, utubabarire natwe nk'abashumba, utubabarire. Twayoboye ubwoko bwawe mu kamenyero, twabayoboye mu idini mu kamenyero, twababwirije mu kamenyero, twabigishije mu kamenyero, twababatije mu kamenyero, twabasezeranije mu kamenyero. Natwe tubabarire, utubabarire kukumenyera, utubabarire kumenyera ibyawe. Uyu mugoroba ukora ikintu kidasanzwe, ugenderera abakristo bose, kandi ubwo ugenderera abandi natwe twicara hano imbere ntudusige. Ureke imbaraga zawe zimanukira aha hantu, kandi uhindure byose bishya. Abaririmba baririmbe mu mbaraga z'umwuka no gukiranuka. Akamenyero ko muri korari Mana, turasengera uru rubyiruko, turarwingingira ngo batere ubwoba, bahindishe umushitsi. Akamenyero k'ibyaha kave muri korari z'aha hantu. Ubusambanyi bw'amakorari n'ibindi byinshi uhora utubwira buri munsi. Akamenyero, utubabarire akamenyero, utubabarire kukumenyera, utubabarire kumenyera ibyaha, utubabarire kubigenderamo tukumva ntacyo bitwaye, tukumva ko ariko tumeze. Utubabarire no kubisobanura, rimwe na rimwe tukavuga ko turi abaporosa ariko tumera. Utubabarire akamenyero. Mana, ibyo twihanisha twemereye kubyihana. Ugenderera abantu barimo hano. Tubabarire Mana, tubabarire kandi utweze. Ureke iriba ry'amaraso yawe ritembe muri uru rusengero, kandi umanukire kweza abantu bawe. Ubwo ari wowe watumiye ukabazana muri iri joro ukore mu mitima yawe. Ugire ikintu ukora, kandi ugikore ku buryo umuntu wese abimenya ko hari icyo Imana yakoze. Tuguhaye icyubahiro, twemeye ubutware bwawe, hasigaye gukorera umurimo wawe. Mu izina ryawe dusaba Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tukabagire dukomere Imana amashyi.